twongeye kubaramutsa ni HTV Channel nkuko mubibona uno munsi twicyano heza cyane muri Esta Cafe aho twakiriye umushitsi wacu ariwe Deborah. Numugisha yuko muri HTV Channel tubashije kubona uyu munsi kandi ni mu kiganiro twise uruhare rw'umuhanzi mw'ivugabutumwa. Nagira ngo Deborah wibwire abadukurikiye abakunzi ba HTV Channel Deborah ariwe amateka yawe ndetse tubasha kumenya urugendo wanyuzemo kuko uri umukristo benshi barakozi, ariko nagira ngo uruhare rwawe mu ivugabutumwa rumeze gute? Nitwa Deborah Uwitonze, aba ndi umukobwa ukunda Imana, nakijijwe muri 2005 ariko habamo ibibazo ndongera gukizwa neza muri 2010 ndangije secondaire, aho natangiye gukorera Imana muri kaminuza mu itsinda rya Singiza Music Ministries. Nkaba narajana i Kigali, nkakomeza kuririmba, kuvuga ubutumwa mu ndirimbo, hamwe ndirimbana n'abahanzi benshi no muri eglise yanjye aho ndi worship leader yitwa East Wind. Numva ari murakoze cyane Deborah. Abantu bagiye bakubona kenshi bagiye bakubona urimbana n'abandi abahanzi nabo bafite umurimo ukomeye kuvuga ivugabutumwa. Ese watubwira babiri cyangwa batatu mwararimbanye? Ndetse hari message twabonye ejo bundi kuri IG ya Gabi agushima cyane akubwira ngo aragufana, ariko byose ni ukunda gufitiye. Nagira ngo tubwire usibye Gabi hari abandi se mwararimbanye ku buryo uyu murimo watangiye kera, numvise ko ari 2005, twumve abantu mwaririmbanye. Abantu twaririmbanye kuva ngeze i Kigali ni benshi, mvuye ku ishuri Butare naririmbanye ni benshi cyane, ariko mvuga nagiye mboneka ndi kumwe nabo cyane harimo Gabi Kamanzi, harimo Aime Uwimana, harimo Olivier Kavutse mu itsinda rya Beautiful Ashes. Sinzi niba nakomeza, ni benshi cyane. Harimo Luc Buntu, yego. Ni benshi nagiye mbakinga abantu benshi. Israel mbonye nambakinze muri concert yiwe yakoreye muri Kigali, hariya Kigali. Wahisemo kubwiza ubutumwa binyuze mu ijambo ry'Imana. Ni zihe mbogamizi muhura nazo zatuma undi mujene wundi mbere ugiye kwinjira mu kintu wanzura ukuntu uko kimeze? Impano ushobora kuba ufite impano yo kuririmba ariko udafite uburyo ushobora gukora umurimo kubera ko harimo imbogamizi nyinshi. Ni izihe mbogamizi mukunda guhuramo nk'abahanzi zatuma umurimo ukomera cyane kurusha uko abandi bantu babibona? Ikintu mbona kigoye cyane, navuga ngo iyo tuvuge nk'itorero, amatorero dukoreramo ataducigikiye, si jewe iryanjye ndashima Imana ko riranshigikiye cyane. Ariko imbogamizi nagiye mbona nk'iyo usanze itorero ritagushigikiye birakugora wowe ubwawe. Nkatwe nkuko nabivuze tuvuga ubutumwa mu ndirimbo. Ikindi hari igihe uba udashobora kugera ku bantu benshi bitewe na, mbese tuvuge nta mafaranga ufite, udashobora kwexprima neza wenda aho wagombaga kujya kuvuga ubutumwa ntushobore kuba wahagera. Numva ari ibyo. Ikindi abaririmbyi kenshi abantu ntago umuntu yumva ko ari kuvuga ubutumwa, aba yumva just ari kuririmba, just ari ijwi, ariko burya tuba dusohora message, tuba kuvuga imbaraga z'Imana, tuba turamya Imana, tuvuga gukomera kwa Yesu. Ariko izo nizo navuga ko ari izo mbogamizi zirimo. Ese umuryango wawe uvukamo nabona abakristo, ese baba bagushigiye kuko itorero wenda ariyo yigushigikira yonyine
kandi umukobwa ushobora gusanga mushobora imbogamizi muri burimbe mugataha bwije cyane, hari support y'umuryango. Ese umuryango wawe wabugushigikira mu byo ukora? Reka mvuge gato, navutse mu muryango w'abakristu, ntago natangiye kuririmba kuva muri 2005 gusa, ahubwo natangiye kuririmba kuva muri Sunday School mfite imyaka 4. Mfite papa aranshigikira cyane, niwe muntu ampushinga. Umuryango wanjye actually ni nawe watumye ntangira ibintu byo kuririmba, ko abo tuvukana bose bararirimba baracuranga. Umuryango wanjye nibo bantu ba mbere babanje kumpushinga. Akaba ngira ngo harimo na manager wanjye ariwe Delster wanjye washakanye na musaza wanjye. Nibo bantu ba mbere bamfasha. Usanga kenshi hari ubwo haba hari ama concert, hari ama event atandukanye, ugasanga wenda umuntu atashye nijoro nk'umukobwa udafite umubyeyi kumva, udafite umubyeyi gushigikiye, ntago washobora kubigeraho. Ndashima Imana rero ku bwa papa wanjye ko yaramfashije, aranyemerera, akaza rimwe na rimwe bitinze cyane, niwe wamfunguriraga, niwe wagiraga, ugasanga aramfashije pe. Ni ikintu gikomeye cyane. Yaba ababyeyi bose bakoraga nk'ibyo ngibyo, hari impano abantu baba bafite bitapfa ubusa. Reka nawe tumushimire mu cyimbo cyawe, kuko ibyo ukora biragaragara cyane, kuko abantu bagize amahirwe yo kumenya basanga ufite impano. Kandi burya impano mu muryango rero iyo uvuze ngo ufite barumuna wawe cyangwa se umusaza wawe bose baba bacuranga, bimvikana ko mu rugo ari amashimwe cyane. Ngatubwire ku bahanzi, mbere yuko tuvuga Gaby, nagira ngo microphone urimba kari akantu gatoya ka Gaby, maze tuvuge Gaby ku buryo yavuze message ashima Imana, agaragaza uburyo yarabizi ko uzavamo umuntu ukomeye, nuko yabivuze n'ibyishimo byinshi. Nagira ngo mu ndimbo waba ukeka ko yabakunda cyane nize zose, akureba indirimbo wumva ukunze warimba gatoya Gaby, unamushimira kuri message yatanze. Okay. Icyo navuga kuri Gaby Kamanzi ni umuntu twakonexe tugihura, tuganira nk'abantu bamaze iminsi baziranye. Ambere inshuti, yampaye navuga ko yampaye guidance, ari mu bantu banyankorajije cyane gukora uyu murimo. Sinzi byankozeho cyane, ndamukunda cyane Gaby Kamanzi. Ndagushimira kubwo kunshyigikira no kumpushinga kugira ngo mbashe gukora no murimo. Umuntu adafite umuntu umwankoraje nta kintu yagera. Indirimbo yiwe nkunda, vuga ko nkunda indirimbo ebyiri ariko iyo ngiye kuririmba ni Amahoro. Mpora nibaza icyatumye unkunda, nangazwa n'ineza n'ubuntu ungirira, ikiganza cyawe gihora kuri jye, abamarayika bahora bankikije, ubu nguwe neza kubw'ibyo wakoze, ntawagereranywa nawe mu isi yose. Amahoro n'ibyishimo, munezero bihora mu mutima wanjye. Ngo muri message yawe uvuze Gaby ndibaza ko azayumva. Turamushima cyane kuko nawe ari mu bakobwa bigenda aha abandi urugero, kugira ngo umukristo wese burya ushobora kwigira ku wundi ukareba icyo kurusha, ukareba ubuzima yaba yaranyuzemo, noneho challenges yaba yarahuzemo zose akabasha kugira ngo aho nka mentor arakubwira ati hano hantu haragoye cyane, uzajya wirinda ibi ngibi bizagufasha bituma utera imbere. Reka Gaby tumushimire. Hari n'abandi benshi cyane, ariko Gaby kuko mwakoranye munaziranye akaba n'inshuti yawe, ikaba na message yaratanze yerekana yuko yabonaga ko ushoboye. Reka nawe tumushimire cyane ku byo yagukoreye, ndetse tuza no kuvuga ku ndirimbo wasohoye ya mbere hawe wenyine, n'icyabigusunitse uraza kutubwira.
Aime w'Imana mwabanye mute mwamenye ryari mubyibuka ku buryo nawe hari niba ari ibyo atibuka wamwibutsa ariko tuzi ko ari umuntu umazemo igihe kinini cyane muri gospel arimba avuga ijambo ry'Imana acuranga nagira ngo Aime aho ari nawe yumve nimba wibuka uburyo mwakoranya. Okay, Aime w'Imana ni umupapa nkunda cyane, kenshi nkunda kwita papa kubera yampaye guidance pe, yangira inama kenshi cyane, kenshi ari mu bantu bamfashije kuzamuka. Kugira ngo tumenyane twamenyanye through my brother wanjye bariyo bari kumwe nawe n'inshuti yabo, then njya kumurebayo, nibwo twamenyanye. Ariko natangiye kuririmbana nawe hari muri mariage, ndi kuririmba indirimbo yiwe ivuga thank you. Niyo naririmbye cyane, no muri concert ye twararirimbanye. Ndamushima ko yagiye ama platform, ndamukunda cyane, ni umupapa mwiza, ni umupapa ukijwe pe, namutangira ubuhamya, ari gentil. Ntago ngiye kuvuga byinshi. Okay. Ku misozi yose wanshoboje kuzamuka, n'amataba wanyujijemo, inzuzi zose wanyambukije, ngufitiye ijambo thank you. Ku ndwara zose wankijije, ku byaha byose wambabariye, n'indwara zose wankijije, ngufitiye ijambo thank you. Sinzi ukuntu bigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi ni kimwe, n'ukunyitaho. Sinzi ukuntu bigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi ni kimwe, n'ukunyitaho. Urakoze cyane, ufite impano Imana yarakugabiye, uzakomeza ukoreshe neza. Tugeze rero kuri Deborah wakoze umurimo ukomeye cyane bakinga abandi, rimwe uravuga ati Mana urakoze, ni Yesu. Cyambere buryo wihimbye indirimbo hari motivation ni igitumye uyihimba. Cya kabiri na title buryo nayo isobanura, cyo gusobanura ibirimo imbere. Ugiye gufata micro tubwire icyatumye uhimba iyo ndirimbo, tunatubwiye niba n'izindi ndirimbo zihari, maze uze kuyiririmba, bityo n'abadukurikiye tuzaza kubaha on YouTube, tubahe iyo ndirimbo yawe uko yacuranzwe, ariko noneho umwanya wowe bakumve na microphone yawe. Okay, ndashima Imana ko yampaye indirimbo ni Yesu pe. Nagiye mbona Imana mu bintu byinshi mu buzima bwanjye, nagiye nyibona iseruka koko. Kenshi numvaga hari ukuntu umuntu agira isoni zo kuvuga uwo Yesu ari we, ugasanga dufite ipfunwe, dufite ubwoba, baraduseka se. Ariko ngiye mu mutima wanjye navuze nti ikintu Imana yampaye ni kimwe, nshobora kuririmba. Numva nta kindi nshobora kuvuga usibye kubwira abantu Yesu ari we, usibye kuvuga in details Yesu ari we, nubwo bitashoboka ko umuvuga wese ngo umurangize, ariko numvaga nshaka kuvuga Kristo uwo ari we, nshaka kugira ngo buri muntu wese amukunde kandi amwizere.
iriya ndirimbo yaje navuga ntago nayiplaninze iki nari mfite agace gato ka mbere. Umuntu wankoreye indirimbo ni Higiro, ndamushimira cyane nawe nukuri yambaye hafi cyane. Higiro ampa gahunda ko yaramaze igihe ambwira tugomba gukora indirimbo zawe, noneho agera ampa gahunda, ampaye gahunda ndavuga ndagenda nta ndirimbo mfite. Iryo joro numva indirimbo iraza yose, iza ari agace gato, turi kumwe dutangira gushiraho na gaparti ka nyuma, aramfasha dushiraho parti ya nyuma. Undi muntu wagize uruhare cyane kuri iyi ndirimbo ni umuntu bita Columbus Rataja. Nawe ni umuntu wagize uruhare rukomeye kuri iyi ndirimbo, ndamushimira nawe. Nayiririmba okay. Mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, uwo jambo yari Imana. Kubw'urukundo rwinshi aza mw'isi ngo tubature, uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, ntare yo mu muryango wa Yuda. Uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, yaranesheje. Iyo ageze mu bikomeye biroroha, iyo asanga abarira akabahumuriza. Niwe utanga ubuzima, niwe uzura abapfuye, yitwa Yesu. Uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, ntare yo mu muryango wa Yuda. Uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, yaranesheje. Yizego ibihe byose, n'umwami, n'umwami aseruka mu bikomeye, ni Yesu. Icyo nabwira abantu ni ukuri ndabashimiye HTV, ni ukuri sinzi icyo navuga. Imana ibahe umugisha ko mudufitiye, ni ikintu cyiza cyane kuba wafasha umuntu gutera imbere. Navuga ko ari cyo kintu dukeneye muri iyi minsi nk'abantu barimo kuzamuka, barimo gushaka kugera kure, kuvuga Kristo, mukaduha platform yo kumuvugaho. Mudahari ntacyo twakora. Thank you so much. Abantu bose mukurikire HTV. Thank you. Tugeze ku musozo, nagira ngo mushimire Deborah, ariko ntabwo ndi buve hano utabwiye abantu aho bashaka. Ufite platform zindi unyuzamo ubutumwa bwawe, nzi ko ufite YouTube, ufite n'izindi. Nagira ngo ngushima tubera ku musozo ubwira abantu bagukurikiye indirimbo zawe, uburyo bakora subscribe, uburyo ubutanushamo indi ndirimbo ya kabiri bazamenyeho Deborah ari we. Ariko nagira ngo mbere yuko nsezera abadukurikiye mu kiganiro twatangiye mbabwira ngo uruhare rw'umuhanzi mw'ivugabutumwa, nagira ngo ubabwire abantu badukurikiye nihe bakora Deborah. Indirimbo yanjye ni Yesu, iri guca kuri YouTube channel yanjye yitwa ya Deborah Uwitonze. Nkaba mfite
Instagram page ya Deborah U sizi ndaza kwibabwira murayishiraho ya ego nkaba mfite Twitter yitwa Deborah Uwitonze ya okay kugeza ubu nibyo mfite ya bahumugisha. Tugeze ku musozo rero nagira ngo mbashimire uyu mwanya waduhaye. Tuzi ko iyo yisohoye indirimbo ya mbere uvuze ngo urimo gukora n'indi ushaka n'indi gisohoka, ubwo abakunzi bawe cyangwa se abakunzi ba HTV twemereye yuko igihe cyose ujye tubonera umwanya tugutumira tubwire impamvu by'iyo ndirimbo kugira ngo abantu bose babashe kumenya bagushigikira mu buryo, kuko ntabwo bivuze ngo abo musengana gusa n'abakurikira ibihangano byawe. Iyo umuntu avuze Yesu ni umuntu ukomeye cyane, ibyo wanyuzemo akagufasha bishobora gutuma nanjye nkomeza kumwizera nkamwiringira. Nagira rero ngo tuganye ku musozo, dushimire cyane Esta Cafe ikorera mu nzu ya Mick mu mujyi kuri floor ya 4. Nibo batwakiriye, nibo baduhaye icyicaro cyiza cyane mu kureba. Turabasaba ko nimushaka kuganira ahantu heza nk'ahanga harahari, kandi ubwo tuganye ku musozo nagira ngo tugushimire, Imana igumugisha, kandi n'abadukurikiye bose mujye mwibuka gukora subscribe kugira ngo anytime twadushiraho ibiganiro nk'ibi ngibi, si iby'abahanzi gusa ndetse na promotion yawe wese ajya abasha kuza asange izo tushizeho mubasha kuzikurikira mu buryo bworoshye. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Murakoze.